Hello guys, nongeye kubasuhuza cyane uyu munsi ahangaha turi twisanze n'ahandi aha wisanze reka mbanze makwereke neza ubanze umenye ngo wisanze hehe uyu munsi hano wisanze dore ngaho wagiye kuza tegereza gato urebe hano wisanze wandike kugira ngo tugendane yes ndagusuhuje aho wisanze yes Wait. So, hano wisanze nahanga sasa. Yes, narembe buzesha. Yes, nahanga wisanze. Hello guys, ndabasuhuje cyane. Uyu basuhuza muri kumwe aka kanya kuri iyi channel ni Modern Boy. Iyi channel wisanzeho rero ni SKILLNET Rwanda. Reka nkubwire ngo ahangaha wageze ni ku ishuri by'ikoranabuhanga aho tujye kwigana cyangwa se aho kuba wakwiyandikisha no gukora subscribe byonyine ubundi ukageza ukiga amasomo yose internet ku buntu uburyo cyo wakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga wiguriye yaba telefone yawe yaba computer yawe. Yes, igikoresho cyose wiguriye. Yes, nabigisha kuko nababwiraga ndeka twe gusakuza twese wewe muri kundistabinga mu matangazo ne kanihute mbwira abantu banjye ntaratinda rero tugiye kujya kuri MIFOTRA. Hari imyanya mishyashya y'akazi yaje, hari imyanya mishyashya hari y'akazi abantu bashaka kwa applyinga, hari imyanya igera muri 13 bantu banjye urazwe tugira gutuka kanda kuri MIFOTRA kugera gutudura imyanya ngiye utaranijuru tuyibona imyanya 13 yose abantu bashaka ko barekicana mu amadigri yanyu n'umushyiko kuri IPRC Karongi assistant lecturer none Karongi nawe economic specialist accountant senior civil engineer corporate service division manager corporate service division manager executive secretary of district bagitifu buturere mugire vuba abantu bashaka ko bagitifu buture cyangwa ba executive secretary buturere abanyamabanga nshinga bikorwa buturere abo mwese mushireho document kuko iri nisho ry'abanyarwanda rikwigisha uko uzakoresha ikoranabuhanga ndetse n'uburyo ki uzagira gute uzabasha gukoresha iryo koranabuhanga ukarimenya ndetse n'uburyo bakora ibizamini. Hari ibibazo byinshi bya psychometric ugenda ucekinga hano kuri iyi channel urabisangaho. Dore iyi myanya rero iracyabura iminsi 5 n'amasaha ndakwingenze kugira ngo ugire gute ukore application ukore psychometric test. Umuntu rero uri kwibaza bya psychometric test hari ibibazo nagushyiriyeho kuri iyi channel ugende ubirebe biragufasha uraza gusangamo ibyo bazakubaza kuko hari ibibazo n'ibisubizo nabashyiriyeho ubundi mbabwira ngo aha n'ubundi mwisanze n'ahandi ni hahandi do nahangaha mwisanze tu kwabereka ni gutya shebe kwivanga pe icyonzi cy'ahantu wisanze na kuntu atari ahantu hitwa mbuze SKILLNET Rwanda ariko niko hitwa nakunde ni kuri SKILLNET Rwanda ishuri ry'iki ry'abanyarwanda aho buri wese azakiga iki ikoranabuhanga. Nushaka kwiga ikoranabuhanga rero ndakwinginze ngo joininga SKILLNET Rwanda kwiyandikisha nako ni gukora subscribe. Ubone nkubwira ngo niba ukeneye ibibazo bya psychometric test nabyo urabisangayo, niba ukeneye n'ibindi byo kugufasha dore nk'ibi ngibi iyi video uri kureba gutya. When environmental prioritizing tasks and managing time effectively leads to a healthier work-life balance. Ibi nabyo birahari. Uragira gute uragenda uhita ubihasanga ubundi ndabakunda duhure muri izindi video zo gutaha.